ngaho umugabo yifite ikibazo cyo kwibagirwa nimba ari uko wenda nka mabano twavuga ko impamvu yibagirwa aramufotora yifitiye igikamera wenda twavuga ko impamvu kubera yirirwa muri Amerika arasa inyoni yaguzeho ibibanza muri Amerika Rihanna ni umu ex Beyonce ni umu ex Batiwa Savage n'aba ex ba mabano uriya waririmbye niza wenda we niyo mpamvu yibagirwa cyane ariko se nk'uyu mugabo we ngo bamukubise ikintu ku mutwe arangije gusakira uno mugabo arafotora ubundi akandika kugira ngo atibagirwa yarebye muri telefone y'umugabo amaze kura telefone y'umugabo yandikamo izina Gacini muri contact ze yibuka umuntu ugeze gusa nko mukubita ikintu asa nk'uyibuka umukobwa mwongorera ngo Gacini ibyo biramucanga ahita agira gutya iyo atanditse vuba vuba arabyibagirwa ameze nka Isaac Stone w'imusanze ahita yandika nimero yandika n'izina Gacini subizamo telefone izina Gacini araryibuka umukobwa ari mwongorera akibuka umuntu amukubise ikintu ku mutwe ndetse iryo zina Gacini yise ryandika na nimero ze uwo muntu witwa Gacini akuye muri telefone y'uriya mugabo yishe bimeze bite rero yaje hano iyo ataribagirwa ko ruka ashoboye akandika vuba vuba kure bano yabonye umugabo witwa ngo Mr Gacini Gacini sinzi na filime bayise Gacini arebano abona muri telefone yahita yandikamo ngo ica Gacini ashyiramo na alamu n'umunsi abonye invitation y'ahantu batumiye uno mugabo bita Gacini ahantu azajya ahita yandika aho hantu uwo mugabo azajya muri telefone yahita ashyiramo reveye ashyiramo ka reminder ko kuvuga ati Gacini ngomba kumwica itariki n'iyi ni ahantu ngo bazaba bamutumiye ibyo bintu byose yatabyanditse arabyibagirwa kuki uyu mugabo ashaka kwica uwitwa Gacini n'izina rya filime niko baryise ahita yimanukira bidatinze polisi yaje kuhagera inkera nizo zabanje ziratabaza ndagira ngo ukurikire filime witonze barahurura